ukiri aho mukivugaho hari akandi kantu wenda na pastor aza kunyenganira mu ntambwe atari ku buhanuzi bw'ubona budateze inyatsi ubwo ni nabwo bwa mbere bunayiteza ariko nk'abapasiteri ubuhanuzi bwo kwakira Yesu niba ducika batatubwiye ibintu bijyanye n'ubuhanuzi n'inyatsi ubuhanuzi hari abantu urumva bagenda bakabika ngo Imana ngo genza umupasiteri ujye umwinvitinga Pastor Eliya Shayija wanda yakize sida aryamye nijoro abona umuntu generator imipira ibiri imwe uvomamo amaraso muri we undi uyamazemo ushyiramo ayandi mashya ni ukuvuga ayanduye sida akurwamo mu nzozi ariko n'andi ahabwa ayandi mashya mu nzozi abyutse mu gitondo agiye kwipimisha asanga ni muzima amaraso yanduye Imana yahumanuye arimo rero buriya ntabwo dushaka kurimita Imana ngo tuvuge ngo Imana ikoresha abaganga gusa ngo cyangwa ngo ikiganza gusa nayo ubwayo ishobora kubyikorera ikagukiza nta kiganza nta kindi ntunganiye mwene data ni ukuvuga urashaka kuvuga ko hatari umuntu Imana itakora urumva icyo mvuga nge reka dutangire tubasuhuza tunabahereza ikintu bita ikaze rikomeye kuyobokamana TV urabona ko twakira abapasiteri n'abapasiteri beza cyane bafite amazina bakorera Imana badashakisha nka babandi basigaye baza kumbeshya cyangwa kuntuburira niko mbyita ni ikaze cyane kuyobokamana TV ariko turi kumwe ntabwo turi twenyine ahubwo turi kumwe n'indi shene yivuga butumwa yitwa Canaan TV harya ni Canaan Revaval Temple TV ubwo ni shene ya Canaan Revaval Temple itorero nyine yes mama pastor mumeze muti turaho tumeze neza turashima Imana murakomeye pastor aho ameze neza natwe turaho turashima Imana kutamuzana hano kuyoboka Imana nuko utaramutumira mutumira zaza ariko twiye dukorana na Love Story yanyu mutubwira uburyo mwahuriye kwirimbi nyine bahuriye ku kiriyo nyine kwirimbi uzabagarure twongere dukurikire iyo nkuru yes ni ikaze cyane rero ubwo ikiganiro no kuvuga ko bazagikurikira kuri Canaan Revaval Temple bakanagikurikira kuyobokamana TV ni kwa kundi nyine nsanzwe ngira gutya nkaremera abantu bakifatikanya nanjye namwe ndabaremeye rero ubwo no kubanga abantu bazakurikira cyo ikiganiro kuyobokamana bazanamenya iyo shene yanyu yes muratangira mwibwira abantu badukurikiye rero kugira ngo bamenye ngo ni bande tugiye kubana muri kino kiganiro gikomeye cyane tugiye kugirana pastor mama pastor niwe duheraho n'ubundi kugira ngo n'abandi babone uburyo batwibwira Bakoze nitwa Mutoni Fiona muri umurimo w'Imana muri Canaan Revaval Temple umushumba wanjye yitwa Pastor Godfred ndumva ari ibyo ngira ngo akaba n'umugabo n'umutware nyine wawe yego akaba ari we mutware wanjye turubatse mfite abana ndi umumama nyine ko ndi umubyeyi ufite abana bangahe harya buriya mfite abana benshi iyo umuntu ari mama pasiteri ni benshi abafite abana bo mu buryo bw'umwuka bw'umubiri ntabwo nabavangura ndabigarukaho reka nabatwibwire amazina ni Pastor Ngoboka Dedasi ndi umugabo ndubatse mfite madamu n'abana babiri ngira ngo bakurikira iyobokamana TV tumaze kumenyerana ubwo no kuri Canaan Revaval Temple ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo muri kumwe na Pastor Imana François nzagaruka neza mbibiriye yes mama pasiteri reka bari we duheraho wenda mbere yuko tuvuga kuri topic tugiye kuvugaho ni topic nziza cyane abantu bakunze kuvugaho ibintu byinshi bitandukanye bamwe barabyemera abandi bakaza babihakana ngira ngo ubwo abantu batangiye kugira amatsiko y'iyo topic ari iyihe ariko wenda mbere yuko tuyizaho gato yereka amaze niganire na mama pasiteri mubazanye bundi mu minsi yashize hari umuntu wambwiye ngo wazakoze inkuru y'agahinda kaba mama pasiteri agahinda no kuvuga ngo usanga ngo bahora n'abashyitsi mu ngo ibibazo ngo ku buryo hari n'abasore bagiye babengwa bitewe bagiye mu murimo mbeze ugasanga ni ibintu byinshi mwebwe ntabwo mujya muhura na bene ibyo bibazo mama pasiteri ibyo bintu birasekeje ubuse agahinda kaba mama pasiteri ngo abashyitsi benshi abashyitsi ni ibibazo ko ntabwo ari abashyitsi benshi ni abashyitsi batunguranye buri mwanya iki muba mwemerewe guhora mwakira abantu
yaba ari abinaniwe yaba ari abishoboye abantu bose ubundi urugo rwa pasiteri rurangwa no guhereza abantu bose ikaze bakanaraharuhukira okay ntabwo ngiye mbifata nk'ikibazo nta kibazo nta gahinda biteye yarahamagawe madamu ntajya ujya wumva yitotomba wenda kubera muvoma z'abapasiteri abashyitsi benshi buri mwanya kuba muhishije muzi ko mugiye kurya ugiye kwakira umutwaro ukabona abashyitsi batejemo ari bangahe abadiyakoni abaki bose mbese hagahora muvuma y'abantu nyine batunguranye batari bateguwe ntacyo mubona bihungabanya ubundi umudamu w'umushumba Bibiliya iravuga ngo yahaye Adamu umufasha umukwiriye Imana iguhereza umuntu ugukwiriye ushobora no kwakira abantu bateguje n'abatateguje rero uwanjye ntago ajya yitotombera abashyitsi ya okay njye wanjye bamutyaza kuko nabaye pasiteri imburagiye none sinasengeye noneho sasa rero byibuze n'abandi bapasiteri baba basengeye naho njyewe ngira intambara zirenze iz'abashumba basengeye pasiteri mujya mu nsengero ariko rero wowe rwose uri umupasiteri w'iyobokamana TV uzahamagara abashumba wakiriye muri iki kiganiro bagusukeho amavuta natwe tuzaba turi aho hafi amavuta bayibagiwe amavuta ze namwe yo mu icupa cyangwa ntabwo mwaje nyine mwiteguye gukora umuhango wo kwimika bazabitegura neza bagutumire hanyuma cyangwa se nako wowe uzabatumira amavuta bayitwaje hanyuma gusa hari bamwe mu bashumba batankora ngo bari kunsengera ntemera nubwo basengewe ariko mwe muremewe urugero ntabwo natanga ingero z'amazina hano ariko hari abantu bambesha nkabibona ko bambesha kabisa okay reka nubwo ari igihe aba yarahamagawe n'Imana akageraho akananirwa icyo nakongeraho nk'uko Sawuli byagenze ariko hari ikintu Dawidi yavuze aravuga nubwo byabaye kuri Imana ikamuca ku ngoma ariko reka iza tuzakora kubasiga ntabwo nanjye mbakora ndabemera ariko nuko mvuga nziga mvuga nziga rwose sinahangara abatambyi b'Imana ukoze umukozi w'Imana mushisho ngo abahakoze Imana niko bavuga yes reka tubiveho noneho rero mwabyumvishe yuko abapasiteri n'abashyitsi n'ibindi byose ntacyo biba bibatwaye burya nanjye maze basigaye bansura cyane bantunguye tukabyihanganira kandi tutarasutsweho amavuta ariko kubera umurimo nkora amavuta nyine ndayakunda habura abanyimika ibyo byoroshye uzabahamagare ni gukora ikiganiro na Masasu ndavuga nti hari igihe nzaza nambaye ikoti uyansukeho ntushaka undi niba Masasu uramwakiriye hano rwose uriya arahagije ntuzashaka undi uriya ndamwemera kandi ni imfura cyane natwe yansukaho ubundi bakajya bampa icya 10 n'amaturo ubundi nicyo mpiga ngewe niyo target amavuta urayashakira icya 10 n'amaturo kugira ngo kuko hari abakinyima hari abantu bajya bampamagara bakambwira ngo bampe icya 10 n'amaturo nk'abandi ntabwo ndabisigirwa nyine nkabapasa abapasiteri ngo basengewe ngo nako ngo basutse ko ntaguha pase ariko pase amaze iminsi numva pase ariko ubundi barashaka ko umuha pase y'abakristo bazanye icyacu mbaze pastor wenda hano kuba umuntu yarasutswe amavuta ari pasiteri ubundi bihita bimuhesha guhabwa icya 10 n'amaturo wenda niyo ataba ari mu rusengero oya ubundi bya 10 n'amaturo bishyirwa mu nzu y'Imana niko Bibiliya ivuga ntabwo bihabwa umuntu personal ahubwo ibyo nibyo iyo bishyizwe mu nzu y'Imana nibyo bitunga abatambyi aribo bakozi b'Imana n'abashumba n'indi mirimo y'urusengero ariko ntago ubundi gikwiye guhabwa umuntu direct ku giti cye babirya ntago ntekereza ko Joel simbizi nimba arabonye babirya nimba barabisangiye tuvuge ko nta bashumba bahabwa ibya 10 n'amaturo mu ntoki batari mu rusengero cyane nko ngiki gihenda cya coronavirus twari turi kino gihe hari uburyo bw'ikoranabuhanga urabizi ubu ngubu ntabwo insengero mu minsi ishize zateranaga n'ubu si zose zari zasubira guterana nk'uko bisanzwe ariko hari konti y'urusengero hari ababishinzwe muri administration
rero izo account ya church niho woherezaho ibya 10 n'amaturo bigakomeza bigatunga abantu b'Imana kuko nibyo bibatunga kuva kera. Muri make abisobanuye neza. Impamvu hagiyeho insengero no kugira ngo ibintu bive mu kavuyo. Kiriya cya 10 ntabwo ubundi normal kuvuga ngo ni icya pasiteri gusa. Ni igitunga abakozi b'Imana mu rusengero, kigakora n'indi mirimo yo mu rusengero. Byaba na ngombwa hari umuntu wo kwitabwaho cyane, kiriya cya 10 n'amaturo nicyo bakoramo bagafashamo n'abababaye. Ni nk'uko Bibiliya bivuga mu gutegeka kwa 2 ibice 14:28. Si inkimitswe rero. Oya icyo. Oya ubundi we wagishakaga ubwawe ese ubundi inzu y'Imana Kamana TV si inzu y'Imana ubundi. Oya ni TV ntago ari urusengero. Ni platform yivuga butumwa. Ni online church. Urashaka kuba pastor w'iyobokamana TV bajye baguha ibya 10 babicishije hari. Okay. Okay, reka tuve mu bya 10 n'amaturo dore ko twabivugaho ibintu byinshi. Twigendere kuri topic twateguye kandi mama pastor ni iki tugiye kuganira rero sasa noneho. Ngira ngo natangira mbanza gushimira abantu no kubasuhuza. Turabashimira abantu bakurikiye iyobokamana TV ndetse na Canaan TV Rwanda. Nkuko bisanzwe Joel yaramaze kubabwira ati umunsi twaremeye Canaan. Turabashimira cyane ko mwaturemeye. Turemera abantu batandukanye. Turabashimira natwe ko mwadushyize ku rutonde rw'abo mwagiye kuremera. Abazajya bakurikira iyobokamana TV ubwo muraza no kubona Canaan TV Rwanda. Iyo niyo channel yacu dukoraho umurimo w'Imana, bakora subscribe ukajya ubona ibiganiro byacu. Hanyuma rero uyu munsi ngira ngo insanganyamatsiko tugiye kuvugaho reka bari yo ninjiramo. Nshimira n'abatumirwa bacu ngira ngo bamaze kutwibwira. Hanyuma insanganyamatsiko dufite rero uyu munsi iravuga ngo inyatsi na karande n'umuvumo. Ibyo bintu wenda iyo umuntu avuze inyatsi na karande agakurikizaho umuvumo wumva aho hafi hari n'umugisha. Ntabwo turi bubaga umuntu rero ngo tumusiga atadoze, turaza nyuma kumudodesha umugisha nyine. Ariko reka mbese nkawe ni inyatsi na karande n'umuvumo. N'umugisha. Joel rero karibu. Iyo niyo nsanganyamatsiko. Ni topic nziza cyane abantu bavugaho ibintu bitandukanye, bamwe hari n'ababyemera abandi bakabihakana. Hari nk'abameze nkanjye rwose nk'uyo mvuze ngo inyatsi ngo karande n'ibiki banumva ari ibintu biri aho ngaho bitanabaho cyangwa wenda baraza kunkomvenka bansobanurira. Reka Pastor François ndabona ari we bashyikirije microphone atangira dusobanurira ku nyatsi ngira ngo na karande niba bigendana niba tubanza kimwe ubwo ni mwebwe mu bicagura mukurikije uko mushaka kubisobanura uburyo ndibuze kwemera ko bibaho. Reka tubicagaguremo gato na mugenzi wanjye araza kunyunganira. Inyatsi ni uburyo bwo kubura ibintu kandi mu buryo buhoraho. Atari inshuro imwe. N'ukwakwa muri make inyatsi bisobanura kwakwa icyo wari ufite, kunyagwa muri make. Yego. Nibwo busobanuro bw'inyatsi. Ariko ibi bintu nk'uko wabivuze uko ari bitatu bifite aho bihurira. Kuko byose ni ibyago. Ni ibibazo. Ntabwo ari igisubizo ku muntu. Wenda nituza kwinjira muri topic neza nibwo turi bugerageze gusobanura inyatsi n'ibice biyigize n'ibiyiranga. Naho karande ni uruhererekane rw'ibintu bibi. Donc ni ibintu nakita hereditaire, ni ibintu bigenda bikurikirana umuntu. Ariko karande ishobora no kuba karande nziza. Hari karande mbi hakaba na karande nziza abantu babyumva. Karande mbi niyo yitwa inyatsi subwo noneho. Oya biratandukanye. Nyine ucyo umuntu yakwibaza iyo inyatsi ibaye urukurikirane ihinduka karande. Iba karande. Iba yabaye karande. Nibyo ra? Yari ibintu biri generation. Bibiliya iravuga mu gitabo cyo kuva ibice 20:5 biravuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa basi ngo nkageza ku buzukuru n'ubuvivi. No kuvuga rero hari ibintu usanga bikomoka ku mubyeyi umwe ariko bigafata nka generation enye. Icyo kintu cyose kigukurikirana. Niba ari ubujura ugasanga ni ikintu kibagendaho, niba ari ubukene kibagendaho. Noneho karande rero ihinduka karande iyo ari ikintu
kigenda ari uruhererekane mu muryango rutarangira. Ariko iyo ukomeje imbere nanone ku murongo waho wa 6 haravuga ngo nibuka abana b'abantu bankunda nkageza kubuzukuruza bibihe ibihumbi. ni karande nziza iyo noneho ubwo ivuye kuba ari karande mbi, noneho ererekana n'undi ruhande rwa karande nziza. Birashoboka rero ko umuntu ashobora kugira ibintu bimukurikirana by'iwabo bibi, cyangwa se akagira ibintu bimukurikirana by'iwabo byiza. ubwo ni ukuvuga ko karande umuntu nta ruhara aba yayigizemo. Buriya n'abantu b'ababyeyi badukurikirane babyumve, iyo ukora ibintu byiza bigira ingaruka nziza ku bana bawe, ariko niyo ukora ibintu bibi urimo uhemukira abazagukomokaho, abana bawe. Niyo mpamvu buriya Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 7 n'uwa 8 ngo Imana ntinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Rero iyo ibibye ikintu kibi uzagisarura, n'abawe bazagisarura, ariko niyo ibibye ikintu cyiza uzagisarura, n'abawe bazagisarura. Faraswa n'ubundi yaragikomeje n'ubundi gikomeza. Ngisobanura inyatsi nari maze kubivugaho, ngiye kuvuga ko kuri karande uruhererekane rw'ibintu, ariko biri generation ni ukuvuga mu ibisekuru, umuryango bigenda bihereza umuryango. Rimwe na rimwe bishobora no kugenda mu byo nakita dans les gènes z'umubiri. Nk'urugero nk'indwara, indwara ugasanga ni uruhererekane rurimo abo bantu, cyangwa se umujinya nawo ujya uba karande. Ugasanga wenda no kunywa inzoga, ubusambanyi, yewe ubukene bujya bukaba karande. Ugasanga umuryango nta muntu ububamo wegeze atunga n'igare. Ugasanga kandi ni ibintu biri generation, ni ibintu biri uruhererekane biri rusange muri abo bantu. Ukagerageza kuko ntago karande yitwa karande ari ikintu kibaye inifuwa, kibaye inshuro imwe. Kigomba kuba ari uruhererekane, ni cano, ni shene, nibyo bita karande. Nyine urabyumva, ni ikintu kiranda. Ijambo kuranda bivuga continuel, gikomeza. Naho imivumo nyine, imivumo ishobora guturuka ahantu habiri. Umuvumo ni ibibi bikubaho bitewe n'impamvu. Impamvu ya mbere y'ibibi bikubaho, kandi ibi bintu byose uko ari bitatu nababwiye ngo bifite aho bihurira. Imivumo ni ibintu bikubaho wowe ubwawe warabyikururiye bitewe n'ibyo wakoze, cyangwa se umuryango wawe hari ibyo wakoze bikawukurura umuvumo. Cyangwa se umuvumo ari umuntu ushobora kukuvuma. Mujya mubyumva ngo ngewe namuvuma n'abantu nyogosenge. Hari n'abantu bo mu nsengero numvishije babyihangishijeho ngo yavuma umuntu, ubwo baba bagiye mu kigare cya Baramu na Baraki. Mu by'ukuri ntago ari byiza, ntago bibiri byita ibintu byiza kuba umuntu w'Imana yavuma, kuko twebwe turabahesha umugisha. Muri make rero umuvumo ushobora kuguteza inyatsi, kandi umuvumo ugahinduka iki? Karande. Nicyo nabivugaho. None pastor, wenda uvuze ati umuvumo ushobora kuguteza inyatsi, cyangwa hashobora kubaho umuvumo nta uvuma wahabaye. Just umuntu ashobora kugerwaho n'umuvumo nta muntu wamuvumye, yavumwe n'ibindi. Hari ibindi bintu bitari kuba umuntu yakwaturaho amagambo, kuba umuntu yakwaturaho ibintu bibi. Just ngira ngo kugira ngo umuvumo uhabe nuko hari umuntu wavumye. Hari mirongo imwe muri Bibiliya, nko muri Yoweri igice cya mbere n'ahandi henshi hatandukanye, ndetse no mu gutegeka kwa 2 ibice 28 havuga ku muvumo. Umuvumo nibyo nakubwiraga, nugira umwete wo kumvira Uwiteka no kwitonda, ariko nutamwumvira dore imivumo nyine ni, ariko numva ni Imana yatuye. Ni Mose, ni Imana igivuma abantu. Hari hari Imana ivuma abantu bitewe n'ibibi bayikoreye, umuvumo ukabaza. Hari abantu bavuma abandi, ababyeyi
mbega umuntu ushobora kukuvuma bikagufata ni umuntu ugufiteho ububasha ubundi exactly kugira ngo ubyumve neza. ariko ntabwo ntekereza yuko umuntu wese ugufiteho ububasha atakuvuma. Ni urabona dufatiye ku rugero rwa Baramu na Baraki yagiye kuvuma ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli, aho kubavuma abahesha umugisha. Niki cyabiteye rero? Impamvu ituma batavumitse naho ubundi yarasanzwe avuma abantu da bikemera. Kuko n'impamvu Baraki yagiye kumureba nuko yarabimuzi ko azi kuvuma. Niki rero cyabiteye? Muri bo mu Bisiraheli abantu yavumaga bari barahawe umugisha. N'ubwoko Bibiliya iravuga ngo n'ubwoko butagira gute butavumika, ngo hagati muri bo ngo hari habunzemo intare ari we nde Kristo. Haleluya. Hariho abantu batavumika nubwo turi kuvuga gutya, turagira ngo tuze gusobanura iyo Kristo ari hagati aho ngaho yabunze mu bwoko bwe, wamuvuma ubwo mutumye duhita twataka umugisha. Ariko reka nabyo wamuvumo ntugira gute ntufata. Icyo cyari gitumye mbivuga gutyo, nuko wari uvuze ngo mwari muvuze ko umuntu uba ufite ubushobozi bwo kuvuma umuntu ni umuntu umufiteho ububasha. Ariko reka nkusobanurire kino kintu. Bibiliya iravuga mu gitabo, muranyemerera nkoresha Bibiliya. Nibyo byiza. Bibiliya iravuga muri Imigani 26:2 ngo nk'ukuntu igishwi kiguruka kikagenda, ngo n'intashya nk'ukuntu igishwi kijarajara n'intashya uko iguruka, ngo niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwo ufataho. Ni ukuvuga buriya hari umuvumo umuntu akuvuma, ariko hari umuvumo w'ubusa, nta kintu aguhora, yakubona gusa akakwanga akakuvuma. Uwo muvumo ntushobora kugufataho. Ariko noneho hari undi muvumo wagufata. Uramutuje papa wawe ukubyara ukamukubita umugeri agatembagara hasi, abyutse ijambo yakwaturaho ribi ryagufata. Kuko uwo muvumo ufite ikintu wuririyeho, ukubise so. Uribuka mu gitabo cy'Itangiriro igihe uriya mugabo warokotse umwuzure Nowa yarasinze, noneho inzoga zimurusha ingufu, yitura hasi, umwenda urabeyuka, yambara ubusa. Noneho umwana we wamubonye bwa mbere, aho kugira ngo atwikire ubwambure bwa se, yagiye guhuruza abandi, aravuga ati muze murebe papa. Agenda aseka. Agenda aseka ati muze murebe, n'abakazana bari aho ngaho n'iki. Noneho ise ho zamushiriyemo asindutse, ntago yamuvumye, ariko yavumye umwuzukuru ari we mwana we. Rero buriya birashoboka yuko, kandi byarakoze, birashoboka rero yuko buriya umuvumo umuntu yawuvuma ugafata bitewe n'icyo wuririyeho. Ariko kandi ushaka kuwuvuma ntufate bitewe n'uko nta kintu wuririyeho. Ubwo ni umuvumo w'ubusa. Ikindi nk'uko abivuze, umuvumo, hari umuvumo ufata. Cyambere yagisobanuye bitewe n'icyo wuririyeho. Icya kabiri bigaterwa n'uvumwa uwo ari we. Pastor, ni ukuvuga rero ngo buriya hari abantu batavumika uko byaba bisa kose. Nibyo mwene data yaravuze, abisobanuye mu gitabo cy'Imigani, amaze kuvuga ko umuvumo udafite ikintu ushingiyeho nawo udafite icyo ufata, nta gihari. Icya kabiri ni umuntu uvumwa uwo ari we. Icya gatatu ni umuntu uvuma uwo ari we. Ese ubwo bushobozi, kuko ntabwo ari abantu bafite ubushobozi bose bwo kuvuma ngo byemere. None se Pastor, ukiri aho hari ukuvuga ngo uravuze ngo uvumwa uwo ari we n'uvuma uwo ari we. Ibyo ngibyo uvuma byo ndabyumva. Nshobora kuba ndi umubyeyi w'umuntu runaka nkamuvuma, cyangwa se ndi umushumba we tujye twumva ko nabo ngo bavuma abagomye cyangwa abitwaye nabi. Icyo gihe niba tuvuze ngo uvuma biterwa n'uvuma, noneho tukumva ko hari n'igihe biterwa n'uwavumwe. Uwavumwe we kugira ngo umuvumo abigiremo uruhare ni gute se? Uwavumwe icya mbere kugira ngo agire uruhare kugira ngo umuvumo umufate, icya mbere ni uburyo ahagaze mu Mana, sibyo? Kuko hari n'umuvumo twibagiwe no kukivugaho, hari umuvumo wizana automatically, donc batiriwe bakuvuma umuvumo ukakuzaho. Nk'aba bandi bafata ba nyina, umuvumo bariho automatically naho nyina atamuvumo. Hari ibintu
bikizana kumufata ku ngufu. Mbega hari ibyaha ukora aribyo nakita tabou de l'inceste, amahano, ibyaha bita amahano, ubwajyo automatically ntawe ukuvumye, ntawe ugize ute bikubaho. kurira uburiro bwa so, kurira uburiro bwa so, kugira ute, mbega za tabou de l'inceste zose bavuga ya mahano, nibyo mu kinyarwanda bita amahano. Dufite abana ba viziyo cyangwa ba .com, nimuvuga ngo kurira uburiri bwa se pasa, wari ubivuzeho, bisobanuye kugira ngo n'abana badukurikiye bamenye ibyo ari byo, neje atazabwurira koko, cyangwa se yataha nimugora avuye ku ishuri nka nyine yamutuma akantu mu cyumba akabatereka da, numvishe bavuga kurira uburiri bwa so. Ni nka biriya Abusalomu yakoze Dawidi, ni ukuryamana n'umugore wa papa wawe. Ni ukuvuga isi ashobora kuba yarakubyaye ariko ku wundi mugore, noneho afite undi mugore, ubwo ni mukaso, warangiza ugahangara ukaryamana n'umugore wa so. Yego, niko kurira uburiri bwa so. Ubwo twari tukiri ku muvumo, none se dusubiye kuri ya karande twavuze tuvuga. Karande ni inyatsi. Kuri ya karande yacu ni inyatsi. Ngewe inyatsi, ibintu by'inyatsi ntabwo mbyemera. Hari abantu amahirwe y'iniyo yavite yari umuryango ukaba, ahubwo ngewe inyatsi nyisimbuza amahirwe, kubura amahirwe cyangwa kuyagira. Urumva, niba uri umuryango, nyine hari umuryango w'abantu b'abanyamahirwe bakirwa muri byose, bakora ibintu byose bikemera. Hari n'ababa barabuze ayo mahirwe, nyine ibintu bikagenda byanga. Naho uraza kudusobanurira igitera amahirwe n'ikiyabuze. Nyine igitera amahirwe karande wenda gusanga kuvuga ngo hari abantu bagira amahirwe ngo n'abandi batayagira. Abo batayagira bayabuzwa n'iki? Urumva, niba uri umuryango ukafite iwanyu babakire, papa wawe yakakuraga ibintu, kakuraga ubukire bwe. Reka rero dusobanure, wenda twatake pastor kugira ngo Joel adakomeza kuba muri confusion. Dusobanure nimba mbyita ntuza point za inyatsi, details z'inyatsi, tuvuge ntuza ibiranga nyine, tutarajya ku biranga inyatsi, ibigize inyatsi, ubwoko bw'inyatsi, types. Ubwo twavuga ko ari types. Okay. Hari inyatsi zigeze muri zingahe nagerageje gutegura, ni nyinshi. Ese burya inyatsi nazo zibamo ubwoko pasi? Cyane. Hari iyo bita mismanagement. Yego. Ariyo Joel wenda numva ari gushaka kuvuga. Yego. Mismanagement ni uburyo isesagura, uburyo ucunga ibyawe, uburyo isesagura, ukagira extravagance. None se ubonye amafaranga uyakoresheje nabi, warangiza ukafite inyatsi, ahubwo wowe uri inyatsi. Oya, ntabwo uri inyatsi, ahubwo wayitera. Joel arabisoje. Oya, nibyo. Ati ahubwo wowe ubwawe uri inyatsi. None se hari umuntu ubona amafaranga akayacunga neza akaga gucungika, ahubwo abantu babona amafaranga makeya ari hasi. Ninza gusobanura ubwoko bw'inyatsi, urasobanukiwe kandi na pastor anyuma. Ntacyo bisobanura. Kuri mismanagement nayo ifite udupointi tugeze muri tunganye, utudomo tunganye. Ari akadomo ka mbere kitwa kutaba uri organized, kuba utari organize, kuba utari bitari ku murongo, ukabaho ujagaraye, ibintu byawe bitari ku murongo. Urugero, urajagaraye, urugero nararutanze ubushize, bakuzaniye amafagitire, ntumenye naho uyajugunye, ntubashije kuyishyura, bagiye baguca amande. Mu by'ukuri iyo ntago ni cya kindi nyine cyo kutaba organized. Wakagombye kuza ahantu fayiro ushyiramo fagitire, ahantu ushyira fagitire zawe ku buryo ukazishyurira igihe, kuko nutazishyurira igihe Rwanda Revenue ntabwo ari na Rwanda Revenue, n'abandi bari mu bihugu bindi bazaguca amande. Noneho hari point ya kabiri, wenda bwo kuba taba organized, murabyumvamo ibintu byinshi, kutaba ku murongo, ngo ibintu byawe ntabwo ibintu byawe bari ku murongo, nta kontabilite irimo,
azubwo ndabivuga ko ntabita mu kinyarwanda icungamutungo urasesagura mbese icungamutungo ryawe ntimeze neza, nta muntu ugira ubikontrolinga bijyanye n'icungamutungo. nawe ubwawe utanagize n'ubigukorera nawe ubwawe birakunanira. Indi point ya kabiri kuri miss management iri mu kudacunga umutungo neza, ni ikintu cyo kutanyurwa indimi zindi nimba nabyita envie, kutanyurwa nk'urugero iteka sinyurwe n'ibyo mfite, nabona iby'abandi nkumva nabyo ngize gute ndabishatse, kandi uko kubishaka wenda ntanabikeneye, sibyo. Reka mbaho urugero, umuntu atunze Hilux, atunze n'imodoka yindi isanzwe, ngo afite imodoka ebyiri nawe ngo bakuzitunga, kandi we arahinga wenda, sibyo. Ariko wowe imodoka ufite niyo kujya mu kazi gusa, niyo kugendamo, ntabwo ukeneye Hilux, urayigira utese kudahinga ngo wenda uyitwaramo ibyo ngibyo. Kutanyurwa biza kutamenya icyo ukeneye n'icyo udakeneye. Donc mu zindi ndimi nabyita kumenya priority. Yego. Kutagira priority kuko les besoins sont limités. Ibyo umuntu akeneye ntibisozwa ntibibarika, umuntu ahora yifuza, ahubwo babamwe ibyo priority, habaho iby'ingenzi, iby'ibanze. Hari ubundi iteka iyo uri gukora imibare ugomba kureba iby'ibanze, kuko gukenera byo uyu munsi urabyuka ukumva urashaka kujya i Burayi, ukabyuka ukumva urashaka kujya muri Amerika, ukajya ku Gisenyi, wava ku Gisenyi ariko no mbega ugomba kureba priority, ibintu biri primary, biri primaire, by'ibanze. Amvi rero ishobora kutanyurwa bikurura ibintu byinshi. Urashaka kubaho nka runaka, urumva, kwigereranya, kwikomparinga. Hano hazamo comparison, hazamo kwigereranya, kwishyira hejuru, kwikakaza, abantu bambone ko ndi igitangaza, urumva. Ibyo nabyo bishobora kuguteza inyatsi kuko uba muri competition. Hano hazamo ikintu cya competition. Ibyo rero nabyo ntabwo ari byo ugomba kubaho mu buzima bwawe, mene ta vie, ukabaho mu buzima bwawe. Muri point rero tukiriho ya kuri aka kadomo, kuri iki gice cya miss management cyo gucunga umutungo, harazamo kandi agapo ariko nanakavuzeho ka organisme, ubwibone. Hari abantu babayeho mu buzima bw'ubwibone, bituma nabwo badepasa, basesagura yanyatsi kabirinji. Hari n'akandi rero kuri ipu wenda nagenda ntavuzeho, akabita Kinyarwanda avenir sans héritage. Avenir sans héritage, kubaho ntacyo usanga. Ubwo buzima ari naho hari buze karande, tukabaho nta kintu cyo kwizigamira. Kubaho ntacyo usanga, ugasobanura neza pastor. Kuvuka ntacyo usanga, ukava mu isi ntacyo usize. Ni ukuvuga ngo mvutse nsanga iwacu wenda batishoboye, bafite bikeya, hanyuma nanjye ya myaka nanjye spenize hano ku isi bikarangira nanjye uwo mbyaye musize nk'uko nanjye nahageze. Ako kantu kwasa nawe gasobanura neza cyangwa tubwire buriya avuze icyo kintu. Nibutse icyanditswe kiri mu maganya Yeremiya ibice 5 umurongo wa 7, ndavuga ngo ba data bakoze ibyaha ariko ntago bakiriho, ngo natwe ubu twikoreye ibicumuro byabo twabasigariyeho. No kuvuga hari igihe duhura n'ingaruka za ba data bakoze, umuntu akaba ku isi, abana akabyara ajugunya aho ngaho, bose uko babyaye, umwe acaho undi acaha ngaha, nta wiga, nta noneho n'umwana nawe ubwo buzima akazasiga uwo yabyaye gutyo, ugasanga ni uruhererekane rwa karande zo gusanga ubusa ugasiga ubundi. Ni nacyo cyabaye ku Banyafurika, ikintu cyo kutamenya kwizigamira. Donc Abanyaburayi ikintu baturushije, usanga umwana avuka iwabo baramuzigamiye, barashyizeho uburyo aziga, barashyizeho uburyo azabaho. Ni nayo mpamvu ubona bamwe ukabona nta nubwo ashaka kwiga, kubera ko afite imitungo, afite za mutungo. Rero niyo yakarande nziza, kubaho uzi kwizigamira ibyiza, sibyo, no kuvuga n'abawe. Ubu mu Rwanda hari gukorwa ikintu nge mbona cyiza, wenda nubwo
twebwe dushobora kuba sacrifice ibitambo ariko abazaza hari ibyo bazasanga. Bazasanga hari imihanda myiza, bazasanga hari ibibuga by'indege, bazasanga I'm telling you ntabwo abantu bari gukora ubu ngubu aribo bazabyinjoyinga cyane. Bazabonaho gake baracaho kuko bari kugenda. Ahubwo n'ikindi wenda tutavuze n'ibikorwa remezo tukavuga wenda nk'ikigega agaciro sibyo kuri abantu bashyiramo kugira ngo igihugu kigume kibona uburyo amafaranga yo gukoresha n'iki. Hari abazaza bazayasanga hari amafaranga yagiyemo. Harya ni igiki kindi harya kitaraga kigega hari iki kintu cyatangiye vuba bashyiramo amafaranga gutyo bagenda ntituzahura nese nibuka ukuntu babyita ni byinshi bira nabyo ni nk'ibyo nyine uri kuvuga ariko noneho ndaguciye mu byo mwavuze rero ibyo bintu nyine wari gusobanura bya management kudacunga neza no kuba umuntu ubu nshobora kuba ndi hano nkabona amafaranga ariko amafaranga mbonye akaba ari na menshi ariko akaba afite ibibazo byinshi biyakeneye bitewe n'iki ndajya gufasha famiye wenda yanjye hariya ndasubira inyuma kureba bene mama ni urugero nyine ndi gutanga biragenda gutya na gutya nakora izo bezwe zose ngahindukira nkavuga ni Imana yanjye ati ko mbona amafaranga menshi ati iyi nyatsi koko ajya he iyo ni nyatsi ahubwo ni ko yakoresheje nyine ibintu byinshi niyo mpamvu ntemera inyatsi niyo gituba naye reka pastor bivuge aho ngaho urisanga cyane cyane nko muri Afurika wacu usanga hanini hari igihe umuntu agira gutya we akabona nka financial breakthrough wakabatanga kubona ikintu none ugasanga ba bene se bose baramureba n'ababyeyi be ugasanga baramudepandaho. Ibyo rero ni byiza kuko niweho uzitukwamo nkuru niweho wabanje kugira icyo ubona ntago wabarangarana ariko noneho imyumvire dukwiye kugira nuko niyo wafasha abagushamikiyeho munsi bere rimwe n'abandi ntago ukwiye kwibagirwa bakuvuye mu nda. Hari umuhungu uherutse kuncarenginga yari atarashaka ariko anganirira ukuntu we yateguye yashyizeho konti y'abana be arabaza bazabyara yabashyize mu bitekerezo ntabwo yari yagashatse pe ubu ngubu tuvugana afite abana babiri ariko yatangiye kubasevingira kera atari yashaka yahise ampinyuza ni ukuvuga we rero ugomba kumenya ngo nubwo mfasha abo tuva indimwe abo twonsibere rimwe ababyeyi banjye ni byiza ariko kandi singomba kwibagirwa umwana nzabyara singomba kwibagirwa abazankomokaho kuko umwana wawe ni byiza gufasha abo muvukana ariko ugomba noneho kumenya amara yawe abakuvuye ntago wabibagira kugira ngo batazaza basanga ubusa bya bindi twavugaga nk'uko pastor yarabivuzeho ugomba no kwibuka abo uzabyara nawe ubwawe ukanibuka. Njyewe nzi famiye yasenyutse kubera icyo kintu umwe mu bashakanye umutungo awusahura bujyana iwabo mu buryo batumvikanyeho nk'ubwo umwe muri bo yarambwiraga ati tumaze imyaka irenga 10 twese dufite akazi ariko nta kintu tugeraho. Icyo kintu nacyo influence nubwo mudashobora kubyumva akakanya ariko abantu barabyumva kuba imiryango y'ingo zubakwa imiryango yaho baturutse yivanga mu buzima bwabo bwa buri munsi burya nabyo biteraza inyatsi kubera ikindi kandi aha mu rwego rwo gufasha umuryango byakagombye kuba ibintu byumvikanyweho mu rugo. Icya kabiri hakabamo na strategy kuko ngewe guhora umfasha unyishyurira inzu sicyo gikomeye ahubwo mfasha uburyo butuma nanjye nzayishyurira uzayishyura handi bavangwa aho guha umwana ifi mwigisha uko bagira bate bayiroba. Mu bindi bintu nakongeraho biteza inyatsi wenda mpise nataka na divorce burya ama divorce ari mu bintu bidindiza kuko mwese muba musenyutse ikintu cyo kutumvikana mu ngo mushobora no kuba mutakoze divorce ariko
mukabaho mutumvikana uburyo bw'imikoreshereze mukabaho muvuga muti ibyo byose ejo rushobora kuba rutazaba ririho nta mpamvu yo kubaka nta mpamvu yo kuva mu bukode ntawamenye ejo umwe afite konte y'ahantu barahishanya buri wese afite n'uburyo bwo kudepansa kubera ko nta morali ihari bushobora kwiyongera n'umugore akavuga ati nta mpamvu yo guhindura aya marido cyangwa izi ntebe n'ubundi durimo ntarurimo cyangwa se akadepansa amafaranga ati ndayabikira iki se n'ubundi ko nta ko nawe ayangiza ibyo biraza kuza muri kote nari nateguyeho yitwa inyatsiri psychologique donc psychologique iri mu mitekerereze iri mu mibani iri social kuko ari inyatsi rero iri psychologique nayo ni iyihe ni inyatsi iterwa n'umubabaro anxiety umuntu arababaye umuntu ubabaye afite agahinda hari n'udatekereza aravuga ati n'ubundi mbaye ntacyo mbereyeho ndirwa nteganya iby'iki se n'ubundi ntabwo nirirwa nkora cyane ndavunikira iki se umuntu ubabaye umuntu udafite morale ufite depression ufite depression wa deprime mu by'ukuri biranagoye kugira ngo abure kugira inyatsi hari n'inyatsi iza ku byo bita phobie ubwoba bukabije kino risque rien n'a rien ubwo biba biterwa n'iki hari ubwoba bukabije buterwa n'uko wegeze ugira sheke mu buzima noneho ukaba watinya kongera gukora icyo kintu ati ncuruze kandi n'ubushize naracuruje narahombye nayo ikaba inyatsi niba divorce ibaye agatinya kongera gushaka akavuga ati nshobora gushaka uwa mbere ati wumva tereka abandi bakazicuruza zikunguka bakavuga ati yanjye ndamuzi ni umunyamwaga atazaza akayimbaza hari umuntu nabwiye ariko se wacuruza ati ko mbona abandi bahombara ibyo byawe bibaye nka wa mugabo ko kutabyara ngaca ahantu asanga bapfushije uruhinja ngarabareba bashyingura avuga ati mva ati ibi nibyo byatumye nanga kubyara kubera bapfushije rero ibyo ntago niba hari abuzi bafite iyo nyatsi cyangwa bacuruje bikanga ntibivuze ko nawe uzahura n'icyo kibazo basa tukiraho mukivugaho hari akandi kantu wenda na pastor aza kunyenganira mu nambwe atari ku buhanuzi bw'ubona budateze inyatsi ubwo ni nabwo bwa mbere bunayiteza ariko nk'abapasiteri ubuhanuzi bwo kwakira Yesu ntibadacika batatubwiye ibintu bijyanye n'ubuhanuzi n'inyatsi ubuhanuzi hari abantu urumva bagenda bakabika ngo Imana ngo umukozi w'Imana ngo yarampanuriye ngo yambwiye Imana ngo ntinshaka mu kazi urashaka ko mbo mututara umufuru utayime mu gukorera Imana ugasanga abandi bafite amasezerano babitse agenda ababuza kwirebaho ubwo yaba atari yayandi tujya twita ay'amahuri nyine y'amahuri ngo kujya i Burayi buri muntu ngo wakicara pasiporo ngo ndindire ngo isezerano ry'Imana mbese ubuhanuzi ni inyatsi ahubwo utareka amasobanuro aho ngaho abantu bafite pasiteri François hadusobanurira Joel isagira umujinya uko urumva araza Joel tumushi cyangwa bigize reka mbabwire muvuze ngo ubuhanuzi butera inyatsi ntabwo ari ubuhanuzi butera inyatsi ni ubuhanuzi bupfuye nibwo butera inyatsi ariko ubundi ubuhanuzi ahubwo bukuraho inyatsi cyane ubuhanuzi ubundi bukuraho inyatsi ahubwo ubuhanuzi bupfuye nibwo butera inyatsi pastor reka nkubwire impamvu bwo ubuhanuzi iyo utabutwaye neza bushobora no kuba abudapfuye banza wumve pastor ubuhanuzi bushobora no kuba budapfuye ari bwo ni urugero Imana ikakubwira ngo nzakugira neza wenda nzakubakira inzu cyangwa nzakuvana mu bukode akaba ari Imana ibivuze urumva none ukagenda ugaterera agati mu ryinyo ntukore urumva umuntu yakubwira ati hariya hari akabanza wakaguze atereka reka ati Imana yambwiye kizampa inzu urumva mbese ugakoresha nubwo budapfuye unyumve neza pastor ubuhanuzi ntabwo bupfuye yego Imana kuvuga ati nzakugira umucuruzi ukomeye abandi bantu mugendana bose akavuga ati ubu rero twabonye uburyo tugiye gukora ubucuruzi reka dutere iteranye tugire gutya ati reka
ati njye Imana yambwiye ko izangira umucuruzi ukomeye ati nta bintu byo kundushya nta bintu byo urumva mbese ugatera agati mu ryinyo ngo ubuhanuzi buzasohora uburyo uzi ko gusohora k'ubuhanuzi bigirwamo n'uruhare na nyirabwo na nyirabwo kububwirwa kwizera kudafite imirimo exactly nicyo narengiye kuvuga biba biravuga nk'ukuntu umubiri iyo utarimo umwuka uba upfuye ngo niko no kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye ubuhanuzi buzima rero ntago buza bukubwira ngo bizagenda gutya wowe jya mu gitanda wiryamye oya buri reka nitize amagambo atatu y'icyongereza hari icyo ijambo kwizera bigizwe n'amagambo atatu hariho conviction hakabaho action na confession no kuvuga hariho kuba wabwakiriye ukavuga uti ibi bizambaho ukaba konveke kabisa bahubira ngo uzubaka inzu muri Kigali wowe ukabyakira ukabyemera kubyemera nabyo ni akazi kuko hari n'abatabyemera ariko noneho hakabaho action ukavuga toke ubwo nzayibona ndakora iki hakorwa iki kugira ngo nzayibona hagomba kubaho igikorwa rero ugomba guhaguruka ukabiharanira mpaka uyigezeho icya gatatu ugomba kwatura yuko koko bizaba waba unasenga ugasenga watura ukavuga uti iyi Kigali nzayituramo mu izina rya Yesu nzayubakamo inzu nanaganira na Joel nkambwira nti kandi ubona Joel turi muri ubu buzima iyi Kigali ngiye ubona nzayitwaramo imodoka nziza buriya magambo nayo ararema kwatura ariko nanone kwatura ntibisimbuye gukora kandi nanone no kwizera niko nabyo reka twumve na Pastor François abisobanuye neza nkwibutse ko igitangaza cyose kibaho haba harimo ibiro byawe niyo byaba bikeye yabajije Mose ku nyanza atufite iki ati ni inkoni mbibutse ko iriya nkoni hariyo Mose yahoze aragirisha inka iyo ngiyo ariko Imana iza kuyikoresha ibyaza igitangaza ni wowe Imana izakoresha kugira ngo ikugeze ku cyo yavuze ubundi sari ikintu Imana yari yakorera umuntu hano ku isi itaciye muri we cyangwa idaciye mu bantu Imana yanabikora ariko ntawe yabikora Imana ntabwo tuyibita nunganiye Joel icyo yaravuze nanjye kugira ngo tubaze neza iki kibazo haravuze ati hari iki Imana yari yakora ngo bitanyuze mu bantu gusa bijya ndikubwira nk'ikintu ngo ubone ngo gihubutse pa nagize ngo mushatse kwigisha Joel mutubwira ko Imana ari umwuka na Satani ikaba umwuka nuko ngo Satani niba yitije ishusho yawe ikagukoreramo ugankorera ibibi ndahitamo ko ari Satani yagukoresheje uyu nawe Imana nimukoresha igaca mu ishusho ye akankorera ibyiza Imana inkorera neza Imana ikorera mu bantu na Satani akorera mu bantu ntabwo wabona Imana ije iri prese icyo ngira ngo Imana yadesantralije ibintu Imana yadesantralije ibintu gusa abantu nibo bamanura ubuyobozi hasi Imana ikabureka hejuru Imana yagezeho iravuga ngo ikiboshywe mu isi no mu ijuru kiba kiboshywe n'ikibohowe mu isi no mu ijuru kiba kibohowe ibyo ari byo byose Imana wibuke ko na Yesu yavuze ati nimutankorera nzakoresha ibiti n'amabuye Imana yifashisha ibyo yaremye ariko se pastor nguciye mu ijambo kariya kantu Yesu yavuze ati nimutankorera nzakoresha ibiti n'amabuye ni ibi biti se tubona ni aya mabuye tuzi cyangwa ni mu bandi bantu twe nitwanga izaca mu bandi bantu kuko ni hahandi ni amabuye yakoresha Imana hari harimo imvugo izimije ariko ishobora kugirwa n'ibintu bibiri mujya mwumva terime ngo yitwa ngo igikona cyagaburiye igikona cyaba umuntu bakagezi ni umuntu aho igikona ni umuntu icyavuga kiragiye ni umuntu ariko nyine utatekerezwa ko byashoboka ni umuntu utari muri gahunda Elias ariko Elias ni igikona cy'igisiga cyaje oya nibyo nose no umuntu hariya munsi y'agati k'umuratemo ni igikona nyacyo ariko ubyumva ariko twita Bible interpretation ariko ni igikona ni igisiga cyazaga ntabwo ari umuntu ari icyo bita imvugo iri figure sinzi mu kinyarwanda imvugo y'amashusho yifashishijwe amashusho donc cyangwa se usuzatandi none se hariya ni umuntu cyane igikona ni igisiga ikibazo si igisiga numbwira ko ari igisiga ndakubaza ubizu ubibwiwe ni nyano twebwe ikintu dushaka kumvikanisha yego ni nabyo yavuze ngo Bible interpretation nuvuga
kandi si na Bible gusa bibaho no mu buzima busanzwe. yego Nk'abanyarwanda ajya utavuga ikintu indirect akaba harimo icyo bita kuzimiza speech, indirect speech. Yes. kuzimiza Hakazamo kuzimiza. Nibyo twabisobanuraho birahagije. Okay. ariko reka duseme Ariko hari akantu mwarimu tubajije mbere, mwarimu baje ngo se hari ikintu Imana yaturitsa yakora yo ubwayo yimanukiye mu ijuru ntacyo. igiki nkiye mu rugero ni iki Imana yari none se manu yagaburiye Abisiraheli yatetswe nande manu yo mu butayu Imana yagaburiye Abisiraheli yatekeye mu yehe hoteli ninde wayizanye se? urumva abakozi Imana barakwibasiye nawe ibyo tuvuga ntabwo dushaka kurimita ububasha bw'Imana nyine uvuga hari umuntu wubaka yifashisha materiel dictatique, bifashisha umuntu. yego nyine Imana ntago ifite ubushobozi bwakora ikintu hatarimo n'ikiganza cy'umuntu. yes ndabyumva ibyo kuko ubwayo yabwiye abigishwa avuze ku byo guca mu mwenge w'ingamiye, arababwira ngo bidashobokera abantu ku Mana aho bigize bite birashoboka. Ni ukuvuga hari ibintu bitashobokera abantu. ubwo se tubigereranye nka kwa kundi nk'urugero Imana ifite ubushobozi bwo kugukiza itanakoresheje abaganga. yego urwo ni urugero. ibyo ngibyo ni ibintu bikorerwa indani tutabona twebwe icyo tubabaza icyo nabaza kimwe nuko ushobora icyo turimo tubabaza uvanaho ibyo kuvuga uburwayi n'umuntu yarwara gripe ntanywe imiti ariko mu gitondo tukavuga yahindura miriye agakira. Ariko wibwira ko icyo gihe yabazaga ariko pastor reka ngubaye kambaze pastor hari ikintu Imana yari yagukorera wowe idakoresheje umuntu. wijya muri manu z'Abisiraheli yo mu ishyamba by'amateka twumva iyo gutyo tutanazi niba ari byo. hari ikintu Imana yari yagukorera idakoresheje umuntu. ahubwo byinshi urugero uze kumbwira ntumbwire gukira indwara. oya kuki se byo utabishaka? oya ni impamvu gukira indwara n'ubundi umuntu ashobora kujya muri miriye runaka yahindura miriye gripe igakira. oya ntiwahinduye miriye noneho kandi noneho si gripe, kanseri, umwijima, ikindi kintu gikomeye Imana ikabigukiza. Usengewe nande n'umuntu. oya ntabwo igihe cyose banza umbwire oya reka tubemerere usengewe yuko n'umuntu ibikoresho umuntu akaza akakubwira ngo Imana yambwiye ngo fata no mazi yanywe urumva ukire. urumva kanseri irakira usengewe n'umuntu. uzi Bibiliya ahantu uvuga hari aho ivuga ngo njye ubwanjye nzabyikorera ntazemera ko izina ryanjye nyine reka nanjye ntabwo ndi guhakana ko Imana ikora. ndavuga ngo Imana buri gihe ikoresha reka nkunganira urabona hari akantu gato ariko wongeraho ko ikoresha n'ibintu. umva njyewe reka tubwizanye ukuri icyo nashaka ni ukurimita ububasha bw'Imana. ariko ngenda byemera yuko ibikoresha Imana hano ifite ku isi ni n'ibintu ni abantu ni amazi anywa amazi ukire gira gutya bigenda na Yesu ubwe ari umwana w'Imana cyangwa ari Imana agiye kuguhumura impumyi yatobye akondo. ariko ntabwo ari igihe cyose hajemo presence y'icyondo. oya ntabwo ari igihe cyose Yesu icyo bita puissance spirituelle. ntabwo ari igihe cyose Yesu yakoreshaga ibintu. urugero hehe uhereye kuri Lazaro ni igiki yakoresheje kugira ngo zitegeko ni puissance spirituelle divine imbaraga z'ubumana sibyo. hari ahantu Yesu yakijije abantu hari uwamukozeho gusa. ariko wibuke ko aho ngaho ku rugero rwa Lazaro nanjye nunganiye Joel hari aho Yesu yavuze ngo uyu munsi bimenyekane data uyu munsi bimenyekane mbega imirimo igiye gukorerwa kuri Lazaro kuko Imana yabikoze iciye muri Kristo. aho ngaho Joel naho araza kongera batakavuga ati ni hahandi n'ubundi Imana yakoresheje Yesu. mwe mu byemere ba Joel njyewe ndemeranya nawe yuko ibikoresho Imana ifite ku isi n'abantu n'ibintu ariko kandi ntabwo ari abantu gusa n'ibintu nyine ntabwo ndi bwemere yuko Imana mu bumana bwayo wayirimita mu mbaraga ifite. reka nkubwire urugero reka nguhe urugero umuntu ararwaye se baza wimama wiza mu nakubwire Bibiliya umuntu ararwaye urumva ikiganiro cyaryoshye umuntu narwara we
kuki se ati kuki atisengera urumyumve neza ngabwira Imana ati Mana ndakwizeye uno murwayi nakire uri umubyumve ahubwo agahamagara umukozi w'Imana wabisigiwe nk'igikoresho cy'Imana ngo azamugire ute amusengere koko kandi yaza banza wumve umukozi w'Imana wabisigiwe yaza akamuramburaho ibiganza kandi Mana kubwawe ndakwinginze mw'iyi mpano wampaye yo gusengera abantu bagakira uburwayi uyu muntu ndategetse mu izina ry'Imana nakire kubera iki watisengera ngo akire reka nkubwire ntabwo ari igihe cyose umuntu akira kuko bamusengeye nemera ko umuntu ashobora kugira kwizera umuntu ashaka kuryama arwaye akabyuka yakize cyane mu kwizera biciye mu mbaraga z'Imana genza umupasiteri ujye umwinvitinga Pastor Eliya Nshayija wundi wakize sida yakize sida aryamye nijoro abona umuntu genereta imipira ibiri imwe uvomamo amaraso muri we undi uyamazemo ushyiramo ayandi mashya ni ukuvuga ayanduye sida akurwamo mu nzozi ariko n'andi ahabwa ayandi mashya mu nzozi abyutse mu gitondo agiye kwipimisha asanga ni muzima amaraso yanduye Imana yahumanuye arimo rero buriya ntabwo dushaka kurimita Imana ngo tuvuge ngo Imana ikoresha abaganga gusa ngo cyangwa ngo ikiganza gusa nayo ubwayo ishobora kubyikorera ikagukiza nta kiganza nta kindi nunganiye mwene data ni ukuvuga urashaka kuvuga ko hatari umuntu Imana itakora urumva icyo mvuga nge kandi hari naho uvuga ngo biremwe none reba dore pastor impamvu muri kumbwira gutyo niyo mpamvu namwe mwagiye mu bintu biri intouchable mu bintu Imana ishobora gukora idakoresheje umuntu niyo mpamvu mwagiye ngo mu gukira indwara Imana irakubwiye ngo izaguha imodoka yego impamvu nkubwira banzo buretse gatoya irakubwiye ngo mwana wanjye nzaguha imodoka sibyo nta gihe na kimwe wabona Imana yimanuye mu ijuru urumva idakora abese kugira ngo ibyo ayo masezerano asohore haraba presence y'umuntu byanze bikunze niwe umuntu Imana iri bukore niyo mpamvu nawe mu byo uri kumbwira by'ingero uri kumbwira ngo manu urumva ukambwira ngo indwara ngo gukira indwara ariko ibintu biri palpable Imana yakoze idakoresheje umuntu byose rero irabishoboye ni ibiki ni ibiki Imana biri ntumbwire indwara indwara ntabwo zifatika ntizikorekaho tubanze twumvikana kakanje Joel abanza byumve Imana yambukije Abisirayeli mu nyanja itukura ikoresheje inkoni ya Mose byasabye ko Mose afite iki byasabye presence y'inkoni na presence ya Mose kugira ngo Imana yambutse Abisirayeli inyanja itukura pastor reka Joel mbanze nkwereke wari gushaka kurimita ibi bintu reka mbanze nkumvisha akantu gatoya nkwibutse ko ibintu byose tubona mu isi y'umubiri biba byahereye mu isi y'umubiri yego ibintu byose bibaho ça commence dans le monde spirituel bihera mu isi y'umwuka mbere yuko by'imaterialize iyo bavuga ngo igihuha cy'intambara mbere yuko intambara ibaho habanza ibintu by'igihuha ibyo bintu birafatika igihuha kirafatika ni ukuvuga ngo ariko kiraza gufatika inyuma ni ukuvuga ngo mbere y'uko ibintu biba byabanje kubaho mu isi y'umwuka kugendana Imana rero imikorere yayo Imana ni umwuka n'imikorere yayo irakora mu mwuka ahubwo bisohore mu isi y'umubiri ariko ça commence dans le monde spirituel byahereye mu isi y'umwuka bibona kwimaterializa mu isi y'umubiri nkwibutse ko l'économie n'est pas seulement de biens matériels mais aussi spirituel ntago ubutunzi ari bifatika gusa niho abantu bajya bibeshereza ntago ubutunzi ari bifatika gusa hari n'ubutunzi buri mu bidafatika iyo bavuze ngo umuntu afite umutima mwiza iyo bavuze ngo umuntu ubwenge burafatika umuntu afite ubwenge ariko ubwenge se si ubutunzi kugendana amahoro arafatika se ariko se amahoro si ubutunzi ndetse bidafatika mu bundi buryo bifite agaciro kuruta ibifatika none ariko Imana ijya gukorera umuntu ibintu bifatika ikoresha umuntu reka tuve kuri iyi reka wenda tubiveho tuzabigarukaho ngendemeranya nawe ijana ku ijana yuko Imana ikoresha abantu ariko kandi ntabwo nshaka kuri imana ko itanabikora nta n'umuntu uhari nyine hari Imana
imana urumva biriya pasiteri François yavuze muri monde spirituel y'umwuka bikorwa n'imana ariko iyo bigiye kubyagitiwariza muri monde reka ngo urugero rufatika noneho rwanyuma yego uwitwa Yohana ari ku kirwa cya Patimo yego mu by'ukuri urambwira ko hari umuntu ariko yari ariho anerekwa n'ibikomeye sibyo hari ahantu ushobora kuba muri situation nta muntu uhari kandi igikenewe kuruta ibindi kikaboneka imana ikabihari jo nasuriya mudamu nyina wa Ishmael igihe Abrahamu yamusezeraga Abigail Ishmael na Hagayi merci igihe yasezererwaga na Abrahamu akamuha imvumba ageze ahantu imvumba amazi arashira byose yamupfunyikiye amazi muri make urumva ariko ageze ahantu abona umwana Ishmael agiye guhwerera mu ntoki ze ngo aramufata amwigeza hirya aravuga ati atanahwera amureba nawe ariko Simana ntiyamusanze ikamubwira iti hindukira inyuma yawe hari isoko utabonaga yagize akabona amazi agahereza umwana Imana yaramukebeye nyine areba isoko nyine hari ibintu nyine birahari presence y'isoko Yesu mu minsi 40 n'amajoro 40 atarya ubusanzwe umuntu biragoye ko yarenza iminsi 10 atarya atanywa ngo abeho ariko yamaze iminsi 40 niyo mpamvu yavuze ngo ko ari Yesu nyine gusa ubundi Yesu nari ibindi bintu yagiye akora nyine umuntu atashobora uremera se ko hari abantu bajya bakora iminsi irenze 15 uretse ko ntawe ntumye kuyikora buri wese agenda uko kwizera kwe kugira gute kungana ndashaka kukubwira Yesu yaravuze ngo kuko umuntu adatungwa n'umutsima n'ibindi byose n'ibindi nk'ibyo ngibyo ngo ahubwo ashobora gutungwa n'ijambo ry'iki nyine ariko ni Yesu nyine ntabwo ari Yesu n'abandi nawe uzayisenge none Yesu yaravuze ngo ibyo utarya utanywa Yesu yaravuze ngo ntabwo hano tuje kwiyamamaza cyangwa kuvuga ubuhamya cyane dusubire kuri za nsanganyamatsiko zacu nyine nuko ari umwana urugero kuri Yesu Yesu hari ibindi bintu yakoze umuntu nyamuntu atashobora reka dusubire kuri sije yacu kwizera guke kwacu tugize kwizera kwinshi Yesu yaravuze ngo nimugira kwizera mushobora gukora n'ibirenze ibyo nakoze urumva rero kwizera guke niko kuturimita ariko kandi kubaye kwinshi twagenda hejuru y'amazi nk'uko yagenze hejuru twazura abapfu nk'uko abazura ariko nyine kubera kwizera kwacu gukeya n'ibitangaza tuzi niko bingana iyi topic nayo ubwayo yaba nyamara buriya rero umuntu w'umuhanga ukurikiye iki kiganiro ntagira ngo ibintu tuvuze twataye topic yacu kubera ko bifite ahantu bihuriye n'ikintu bita inyatsi na karande urumva ibi bintu twavuze ndakubwiza ukuri ko kubideviya mukabona mbitinzeho nta ibi nabyo iyi mitekerereze y'ubuhanuzi domaine spirituelle nayo hari abantu ibera inyatsi wenda tukiri kuri icyo kinyatsi kuko numvaga nuko mwese muzana ibyo bintu byo mu bumana bibundi byo bwiru bw'Imana ubundi bintu uri ushaka kuvuga ni indi topic ubwayo hakitwa ubwiru bw'Imana ibintu by'ubuhanuzi reka nunganire mwene data yabisobanuye bihagije ariko nongeraho akakandi ntabwo ari ikibazo cy'ubuhanuzi bwatanzwe ahubwo ni ikibazo cy'ubwakiriye kuko biravuga ngo kugoramye nzigaragaza ugoramye ariko ku munyabwenge nzigaragaza nk'iki nk'umunyabwenge ntabwo ari ikibazo cy'ubuhanuzi bwabaye ni ikibazo cy'uwabwakiriye kuko hari umuntu Imana ibwira ati nzaguha akazi keza bamurangira akazi ati no teko siko Imana yagize guteka ariko twibutse ko Yosefu mbere yuko ajya kuba kabiri ku mwami yaciye mu kiboyi yanje koza amasahani ntago umva hari ikintu abantu bajya birengagiza Imana iravuze no hagati yo kubisohoza harimo traje hagati yo kuvuga no kubisohoza harimo urugendo urwo rero nurwo abantu badashaka kunyuramo ahubwo barashaka guhita bagwa mu kubisohoza hagati ya Egiputa na Canaan harimo ubutayu kandi ni ngombwa kubucamo ngo winjire hehe ntugere i Canaan utabuciyemo uzagaruka usubiremo cyangwa ubusange Canaan ahubwo nta nubwo wagera i Canaan utanyuze mu butayu iyo ugezeyo ubona gusangayo ubutayu ukabukorera i Canaan iyo ni nko gusimbuka isomo utaryize uragaruka inyuma ukaza kuryiga
hari ikintu nshaka kubaza abakozi b'Imana Joel. Hari ikintu twavuze tuvugaho kitwa karande. Tuvuga karande dusanga ukuntu hari igihe ujya kubona ukabona nk'umuryango runaka wenda abasinga abega basiga bwa bwoko bw'abanyarwanda bose babayemo, ugasanga wenda nk'abahungu b'ubwoko bumwe bagira ikintu cyo kuba batashaka batarabyaraho hanze. Ugasanga niba ari abahungu bo mu bwoko runaka ntari buvuge cyangwa n'ubundi si ngombwa kuvuga amazina yabwo, ugasanga ubwo bwoko ni kirazira, ntibashobora kwimariya batarabyaye hanze. Ugasanga kandi byarabakurikiye abana babo bose, iyo nayo tuyibara nka karande. Ariko se ubwo ndashaka kuganisha ku kintu cyitwa ingeso. Hari ingeso, hari na karande. Ni gute nshobora kwadukwaho n'umwuka w'ubujura cyangwa w'ubusambanyi, ugasanga nanjye nguye muri wa mutego neza, umuntu yari muzima ukaza kubona arangiritse? Ese mwadusanishiriza mute ingeso na karande? Wenda pastor anabisobanura cyane, nagira ngo nsoze kunyatsi gato mpite ninjira kuri iyo karande uvuze, kuko dusimbutse twavuze za management n'ibiki byose turabisobanura, ariko twibagiza n'inyatsi turuka kuri Satani. Wowe nta ruhare wabigizemo ibintu, kuko aha dutambutse tutavuze inyatsi yizana, wowe wakoze ibyo ugomba gukora. Ariko donc iyo cenzi tuvuge urugero ari inyatsi iza, wowe ibindi byose wabikoze, management n'ibindi byose twavugaga, ariko ukajya kubona ninde urwaye. Kandi arabambwira ati ariko kurwara nabyo hari kibitera, wariye nabi, waryamye hatari ngombwa kuryama, wambaye bitari ngombwa, ariko hari uburwayi buza ibyo bintu nta ruhare. None se nimba ikirere gihindutse hakaza amavirusi nk'urugero nk'iyi corona, cyo nta ruhare nabigizemo, nubwo rushobora kuba uruhare rwa muntu, ariko iyo nyatsije njyewe nta ruhare nabigizemo. Ni inyatsi iturutse kuri Satani cyangwa se ku bakozi be. Twemere ko hari ikintu kikubaho wowe utafite uruhare. Niyo ndashaka kuvuga, cyangwa se n'abarozi. Hari umuntu wambwiye ati abarozi ntibaho. Ibyahishuwe Yohana 22:15 avuga ko abarozi babaho. Ndetse ndibuka nimba ari mu gutegeka no mudika kwa 2:18 naho avuga abarozi. Abarozi bo babaho. Ni ukuvuga abarozi nimba bashobora kuroga ibintu, bashobora no kukuroga inyatsi. Yego. Okay, reka twihute tujye kuri karande gato, kuko ikiganiro yarambajije ngo ingeso na karande. Pastor cyo araza no kugisobanura cyane. Ureka mvuga kandi ese ubundi ingeso ni iki? Ingeso ni ikintu kiri repetitif, ni ikintu kibaye inshuro imwe. Ubundi bavuga ko ingeso ari ukunanirwa gufata ibyemezo by'ubuzima. Juste ni ikintu nko gukora ugashaka gufata icyemezo bikakunanira ukagisubiramo gutyo niyo ngeso. Yego rwose ingeso na karande wenda pastor bisobanura neza. Ubundi amakosa nayo twese niko bajya bavuga ngo, ariko iyo akomeje kubaho ahinduka ingeso. Ni ukuvuga ingeso ntabwo umuntu yakoze icyaha rimwe cyangwa kabiri ngo uhite ukita ingeso, ahubwo ingeso ihindutse ingeso kuko cyabaye repetition. Aho bitandukaniye rero na karande pastor araza kunyunganira, nuko umuntu ashobora kwadukwaho n'ingeso ariko itari yahoze imuranga mu miryango yabo, atari ikintu cy'uruhererekane mu miryango. Iyi ngeso ayadutsweho bitewe n'abagendana nabo, bamwinjije mu ngeso runaka yo kunywa ikintu, none nawe icyo kintu kubera kukinywa cyane, kubera kugihoramo, ntikikiri cyane ikiri ikosa, ahubwo bihindutse iki ingeso. Ariko ugasanga famiye yabo iritonda, ahubwo iyo ngeso yandujwe n'abagendana nabo, ikigare aho atuye, umuco waho ari n'ibindi byinshi cyane. No kuvuga ngo ingeso ni ikintu umuntu yadukwaho kitigeze kiranga umuryango we, yashobora gusarura mu bandi. Ariko ingeso ishobora no kuba n'ikintu cyaranze umuryango, ariko icyo gihe bihindutse karande. Okay, reka pastor nawe tubwire icyo bivugaho dusatira n'umusozi. Mu Bakorinto ba mbere 15:33 ngo kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Bura rero hari igihe umuntu ashobora kuyitoragura hagiye. Yego. Umuntu ashaka kujya muri Amerika kwiga agatoragura ingeso y'ubutinganyi, ariko batarabihagurukanye muri Afurika, ariko kubera abantu yihuje nabo iyo ngiyo bakamwanduza ingeso. Cya kigare pastor amaze kuvuga. Cya kigare. Ariko naho karande
iyo ni ikintu gikomoka aho uvuka iwanyu mu maraso, ufite umuzi. ingeso y'umuntu yayitoragura aho abonye hose. ushaka kuva mu mujyi wagera mu wundi mujyi ugafata ingeso zaho, umuntu yava mu cyaro yagera inahangaha agafata ingeso zaho. ingeso yo rero urumva urayandura, ariko karande yo naho ukomoka iwanyu cyane aho ngaho hasi niyo egukurikirana. ariko naho reka duhumurize abantu, twe kubakura umutima, ntabwo twarangiza tudatanze conclusion. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo waho wa 17 ngo iyo umuntu yinjiye muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, ngo ibya kera byose biba bishize, ngo byose biba bihindutse bishya. birashoboka yuko umuntu yakigaranzura karande y'iwabo kubera Kristo Yesu yahindutse ikivume ku musaraba inyabihanga, ubundi hajyaga ibivume, hajyaga ruharwa. Yesu rero yagiye ubundi hamanikwaga ibivume, Kristo aremera tugirayo kugira ngo uriya muvumo bamuvumaga twebwe duhabwe umugisha. rero birashoboka ko umuntu ashobora gutsinda karande mu izina rya Yesu. ukijijwe wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, uhinduka icyaremwe gishya, ugakorerwa deliverance. iyo myuka na karande ziwanyu, ibyo byo kubyara hanze, iyo ni karande y'ubusambanyi. wasangaga umuntu afite abagore ishyano ryose, agenda abyara abana ahantu hose, nawe ugasanga biragenda bikurikirana n'abana bawe. rero biriya kugira ngo ubitsinde ni uko ukizwa amaraso ya Yesu Kristo akakwamururaho iyo karande, warangiza ugahinduka icyaremwe gishya, kandi ugatsinda n'iyo kamere y'iwanyu yakunaniraniyeho. yego, aduhaye umwanzuro mwiza cyane. ngira ngo mama pasiteri yavuze ngo ntabwo twabura kuvuga ku mugisha, nyamara umuvumo n'umugisha twabivuzeho cyane burya. ariko kuri conclusion y'iki pastor avuze agisobanuye neza kugira ngo twanzure umugisha, wenda twegereza umusozo. iyo usomye nk'uko yabivuze muri Yohana, reka duhere mu isezerano rya kera twumve ukuntu bagiye bigaranzura mu ncamake ni iminota 2. mu ngoma za mbere ibice 4, witwa Yabesi ngo aravutse asanga ibintu bimeze nabi, arangije arigomeka aravuga ati reka ahita ajya imbere y'Imana yinginga Imana, ayisaba ibintu bine: yanga karande, yanga inyatsi, yanga imivumo. ubwo mvuze mu ncamake ibintu bine yasabye n'icyo bisobanuye, tuzagaruka tubivuge. uwitwa Yakobo nawe yari ariho umuvumo w'icyo yakoze, cyangwa se karande y'icyo yari yarakoze, kuriganya. muzi ko yagiye imbere y'Imana agakirana na marayika, akakurwaho iryo zina ryitwa umuriganya, akitwa Isiraheli. ibyo nabyo wenda tuzabigarukaho. ikindi wenda ariko mpite nataka isezerano rishyashya cyangwa isezerano rishya. iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yohana 8:32, Yesu yaravuze ngo muzamenya ukuri, ngo kandi ukuri niko kuzagira gute, kuzababatura. kugira ngo umuntu abaturwe, kugira ngo umuntu akurweho inyatsi, kubaturwa murabyumva ni ukubohorwa. kugira umuntu abohorwe, kugira umuntu abaturwe, akurweho za nyatsi, karande, imivumo, ni uko amenya ukuri. mu gihe cyose umuntu atarasobanukirwa ukuri, kugasimbura ikinyoma, ntabwo ashobora kubatuka. kugira ngo abaturwe ni uko amenya ukuri. ukuri ni iki rero? ukuri ni Kristo. ukuri ni ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Amen. muri Matayo 11:28 Yesu yari azi ko abantu barushye. aravuga ngo yemwe mwese abarushye n'abaremerewe. kuvuga tuvuka dufite ibintu bituremereye, nimuze ndabaruhura bakuri imitwaro. Yesaya 61 ubwo Yesu yinjiraga mu rusengero, misiyo ye burya yari imuzanye ni ibingibi tuvuga ngo umwuka w'Imwami Imana ari kuri njye. Ntabwo umuntu ashobora kukubohora adafite umwuka w'Imana. mubanze mu byumve n'abajya bashaka kujya gusengerwa no kugira banze umenye ko umuntu afite umwuka w'Imana w'Imana y'ukuri, yansigiye amavuta. ngo nicyo gituma yasizwe amavuta, kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. icya kabiri, mbwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. icya kabiri, menyesha imbohe yuko zibohowe, ngo n'abafite imvune ziri mu mitwe, n'abafite imvune. bya bindi navugaga
inyatsi psychologique yego na Yesu arayibohora nayo iyi ngiyi yego mbwiriza abantu bafite imvune za hehe mu mitima zo mu mitima Ibikomere. ibikomere so ni ukuvuga muri mission yazanye Yesu harimo kubohora harimo gukiza imvune ibisenzegeri ndagushishikariza kuza gusoma Yesaya ngo no gutangaza umwaka w'imbabazi uze kwasoma Yesaya 61 inshuti yanjye y'umusaraba ariko reka ntitwasoza ntavuze akantu bita presupposé ce sont des informations non fondées ni amakuru adafite aho ashingiye bavuga ko umuvumo ngo tukurwa ngo gukora ari umuvumo ngo kuba tuvunika ngo kuba dukora ngo ni imivumo ngo yaturutse ku cyaha cya Adamu ngo gutubikana ko masanga nazaguhesha ariko gukora Imana yabitegetse umuntu atari yanakora icyaha Bibiliya iravuga ngo imaze kumurema mushyira muri Edeni ngo ayikorere ngo ayihingire urushaho kuba nziza misiyo ya kabiri yamuhaye ngo yitinya amaswa iki amazina imuha akazi ngo kandi ategeke byose rero gukora si umuvumo ahubwo gukora ntugire ukigeraho niwo muvumo abantu babanza babyumve neza Yes, mama pastor ngira ngo turimo tugenda tugana ku musozo ntabwo twabura gushimira aba bakozi b'Imana babanye natwe yaba kuyoboka Mana TV ndetse no kuri Canaan Revaval Temple mwakoze cyane mutuganirije neza abantu basobanukiwe inyatsi karande umuvumo n'umugisha n'ibindi byose mwabyumvishe ko badusobanuriye uburyo ntabwo Imana ikeneye umuntu kugira ngo ikore ibitangaza cyangwa yigaragaze nk'Imana ahubwo utari wasoza abantu nibazajya basoma muri Bible inyatsi yitwa kagungu baza no gusoma muri Yoweri 2 ibice 25 ubwo byose ntitwasobanuye uburyo niyo wihannye ibyaha ugahindukira hari imivumo hari za karande hari n'inyatsi zikuvaho niko bavuga muri Yoweri ngo nimungarukira ngo murebe ko ntabakiza ibyo byago byose byari byagize gute zarabateye nk'abashumbusha ibyariwe n'inyatsi Imana ishobora kugushumbusha Imana ishobora kuguha second amahirwe ya kabiri okay yes reka dugane ku musozo rero nkuko narindimo mbivuga reka dushimire cyane babakozi Imana babanye namwe tunashimira nyine namwe kuba mwadukurikiye ntabwo twasoza badatanze nimero za telefone kugira ngo umuntu ashobora kugira icyo ashaka kubasobanuza inbox ku giti kiwe ngira ngo batanga nimero za telefone ubundi tukaza tugana ku musozo izawe zo ziba zihari izanjye ziba ziri hasi hariya mu biganiro ni za Canaan TV ziri no muri mobile money ariko Joel man za Canaan TV ziri muri mobile no nizanjye iziyoboka Mana zirahari ziri muri mobile money mbese bakuremera okay reka pastor nimero zanyu za telefone ni 0788 20 34 95 reka na pastor François tubwirize yanjye ni 0788 54 87 ushobora no kumbona kuri Facebook ku mazina ya Habimana François cyangwa Habimana Francis Imana bamugisha ndumva twasoza dusenga yego pastor ngoboka mbere yuko basoza reka nanjye mbashimire batari basenga isengesho tugiye kumva riturutse mu kanwa k'abakozi b'Imana ryirukana inyatsi ryirukana karande ryirukana imivumo ibintu byose turabashimira cyane rero ababanye natwe kuri kamera z'Iyobokamana TV ndetse n'iza Canaan Revaval Temple TV Rwanda turabashimira ko mwadukurikiye mudufashe mudukorere subscribe mudukorere share mudukorere mutange comment muraba wa mugani wa Joel muturemeye nkuko yahoze abivuga abifuza rero nimero zacu ngira ngo natwe ziriho kuri channel yacu ya Canaan TV Rwanda ushaka kudusura wandika ujya kuri YouTube channel kuri YouTube usanzwe ukandikamo Canaan TV Rwanda icyo gihe ukadukora subscribe ugakora share comment n'ibindi ukajya ubasha kureba ibiganiro byacu turabashimiye rero abakunzi ba Canaan TV Rwanda ndetse n'Iyobokamana ababanye natwe abadukurikiye tushimiye n'abatumirwa bacu Pastor François ndetse na Pastor Ngoboka turabashimira cyane Joel ngira ngo nawe bashoje sinzi niba twakwakira umukozi Imana akadusengera rwose nawe ndagushimiye kandi kuba bazushimire neza kwa reka nshimire mama Pasteri nawe yanshimire cyane kubera ko twakoranye ikiganiro ni byiza cyane
Imana impereza umugisha cyane maze nirangiza nawe ibimuhere. Hari umuntu atubwiye ngo nuzajya ukora ikintu ukuye umugisha ukabona umuntu ari kwizubaza kuwugusabira uzajya uwisabira nyine tungo niyo systeme mbahoresheje. Ugiye kunshimira gise yisabira umugisha. Reka badusengera ubundi tugane ku musozo. Reka dusenge Imana. Mana yacu ise w'umwami wacu Yesu Kristo, Bibiliya iravuga mu gutegeka kwa 2:28 ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka iyi migisha yose izakuzaho, uzahabwa umugisha amajya n'amazi. Niyo mpamvu umwami twongera Nyagasani gusenga kugira ngo umuntu udukurikiye wese ahabwa umugisha n'Imana mwana. Muri icyo gice uhereye ku murongo wa 15 Bibiliya iravuga ngo nutumvira aya mategeko, nutumvira Imana, ngo iyi mivumo yose izakuza. Uzasaba harongora abandi, uzahinga we kweza. Iyo mivumo mwami turayanga, turayigaranzura mu izina rya Yesu Kristo mwana. Turasengera Nyagasani abadukurikiye bose baduteza amatwi bari babaswe n'imivumo n'akarande n'inyatsi byarabatsikamiye. Mwami Kristo ni wowe gisubizo, wahindutse ikivume kugira ngo twebwe duhabwe umugisha, warasuzuguritse kugira ngo duhabwe agaciro, wambaye ubusa ku musaraba kugira ngo tubone imyambaro, wagize inyota ku musaraba buri cyo kunywa kugira ngo tubone ibyo tunywa. Mwami ndasenga Nyagasani kugira ngo waranzwe kugira ngo dukundwe, warakennye wiyambuye ubutunzi bwose kugira ngo tubeshweho nawe. Ndasenga kugira ngo umuntu nkurikiye wese akwakire kuko ni wowe tangiriro ryo gutsinda no kunesha no kwigaranzura karande. Mu izina rya Yesu Kristo, umugisha Joel, umugisha Fiona, umugisha Francis, umugisha mwami Iyobokamana TV, umugisha Canaan TV, ukomeze kubateza imbere n'abadukurikiye bose bahabwa umugisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.